esho na nyoko oyishokolere oleke nabira bawe oyishokolere nokugumba mukagwani nengalo ze maduka Konakasanya desire nokugumba mukagwani nengalo ze namwe Ibyishimo Nyagasani tugushimiye kuba duturanye, tugushimiye abo twari kuguriramo, tugushimiye n'ababyeyi bose baduha uko tubaberera. Tugutuye uyu munsi, tukwita kuri gusangira byose muri aka kanya, byose kuganira byose, ibyo byose kudufasha kurushaho kunga ubumwe no gukorera izina ryawe, Yesu Kristo umwami wacu. Ku izina ikinyabupfura umurimo no gutsinda ni wowe tuvuga ni wowe turanga ni wowe turangurura turirimba igishongoro wowe Kugira
Murakoze nyakubahwa Padiri ushinzwe uburezi muri Diyosezi ya Cyangugu, banyakubahwa abanyacyubahiro mu biciro bitandukanye, dukomeje kubifuriza ikaze, ariko by'umwihariko muri uyu mwanya munyemerere dutumire twakire umubyeyi w'uru rugo, nyakubahwa Padiri Sirasi, kugira ngo aganuze abatuganye ibyiza by'uru rugo. Ni karibu. Mwiriwe neza, arakoze cyane. Basabye kubereka abashyitsi, hari abasaseredoti turi kumwe nabo, bose bahagurukira icyarimwe. Ndavuga amazina yabo, ntavuza yabo kiliziya gusa. Abandi bose bahaguruke, mvuge amazina batari bahari. Hari Padiri Theogene, turabana ku Nkombo, Padiri Ildefonsi na Padiri Mariasi, bakora intendezi. Murakoze. Turi kumwe n'umunyamabanga w'umurenge wa Nkombo, Damien, ahaguruke ko byo tumwishimire. Amasi. Turi kumwe n'abayobozi b'ibigo by'amashuri bageze hano, bahaguruke tubishimire. Izo delegasiyo z'abayobozi b'amashuri ziri hano bazabikira icyarimwe, nabo tubishimire. Akoze. Turi kumwe n'ababikira, inshuti z'abakene, Cecile, Directrice n'amaguru, Ese Pierre Nkombo, nabo twifuje umunsi mwiza, tuze tubishimire. Turi kumwe n'ababikira b'abana urukundo, Sœur Violeta n'akana kacu koko, Ese Pierre Nkombo, nabo tubishimire. Turi kumwe n'abashyitsi baturutse hirya y'u Rwanda, ariko akaba ari inshuti zacu. Hari umuteolojiye w'umujesuite kamuka muri Brazil, n'abakubaga mu gihugu cy'Ubufaransa, reka bose bishimire. Turi kumwe na komite y'ababyeyi, ndetse bari muri komite y'ababyeyi, komite ngenzuzi, akanama k'amasoko, abagize basagurikira icyarimwe tubishimire. Turi kumwe n'abakazana ba Pierre Nkombo bari mu mirimo, reka bari hano nuko tubishimire n'abuzukuru bacu. Aba ni abantu bakomeye, kuko uburezi butangirwamo hano bafitemo uruhare rukomeye cyane. Abagabo babo rero n'abayobozi bacu bari mu mirimo, nibaza nabereka. Reka mbereke uwayoboye Saint Pierre bwa mbere, ijyana imbere tumwishimire. Bwana Modeste, turashaka nawe. Ubwo rero abarezi ndetse n'abanyeshuri ba mbere bagize kuri Saint Pierre bagushyiriwe tubashimire. Mwarakoze cyane kuza hano, niyo mpamvu duhari kuko mwemeye kuhafungura. Murakoze cyane. Turi kumwe n'inshuti zacu, n'abana ba Nkombo, bakaba
abaterankunga ba paruwasi yacu n'ishuri ryacu ririmo bahagurukire rimwe tubishimire baje bavuye i Kamembe. Murakoze cyane. Turi kumwe n'ababyeyi bari hano muri Sekibi Nkombo, reka namwe tubashimire abageze hano bahagarariye abandi mwese batabashe kuboneka. Ababyeyi mwese bari hano nuko tubishimire. Murakoze cyane. Turi kumwe n'abayobozi b'amasantarari ba paruwasi ya Nkombo, santarari y'Isikorane, abahageze abafasha babo nabo twabishimira. Murakoze cyane. Turi kumwe n'abanyeshuri basezeranye ejo, abasenderejwe ndetse n'ababaherekeje. Namwe mabuke tubashime kandi tubashimire. Turi kumwe n'abayobozi ba communauté de Saint Pierre Apôtre ndetse n'abari muri communauté bose bagurikira icyarimwe tubashime kandi tubashimire. Murakoze cyane. Bari n'abanyeshuri namwe turabasuje bana bacu. Reka nerekane rero abashyitsi bakuru batumye byose bibaho. Abashyitsi b'umunsi n'abaha amasakaramentu uyu munsi, mwegere imbere bagenzi banyu babera amashyi menshi. Mutere nkamwe mwegere imbere undi babambera amashyi. Turabashimiye rero, bamaze urugendo rw'umwaka wose bitegura guhabwa amasakaramentu. Abana bamaze urugendo rw'umwaka wose bitegura gukora amasezerano. Ku munsi nk'uyu nguyu rero mu kigo cya Kiliziya Gatolika dutewe ishema no kubona abana bemera kurererwamo batera intambwe atari amasakaramentu bakayahabwa, cyangwa se abafite icyo kugana Kiliziya kizikabakirana ibyishimo byinshi. Uyu munsi rero icyo bababwira ko uno munsi wanyu mwabaye bakuru, mwakomejwe, mwabagaza ari umutagatifu. Nimugende mujye kubera Kiliziya abahamya beza kandi muzirinde kwikoza isoni. Musore mu myanya yanyu. Murakoze cyane. Kugira ngo nyiramaso yerekwa bikeya ibindi bikivugira. Kuri uyu munsi wa none muri Saint Pierre Nkombo, ishuri ryatangiye muri 2003, ritangira ari akantu gato cyane. Abazi amateka hano barahazi, ngira ngo mu mwanya Modeste nk'umuntu watangiye hano ntaza kubivuga nabi nkamubeshyera, ntaza kumuha akanya tubwire ko ishuri ryatangiye. Ariko nk'ishuri rya esi ryatangiriye mu bibazo, ariko uyu munsi aho rigeze ni imbaraga nyine zabo ngabo bose bitanze. Ko n'umuntu dufite abanyeshuri 637, turabarezi 34 mu gihe batangiye bari mu ijana. Dufite inyubako zihagije mu gihe batangiye ndetse ahubwo hamwe na hamwe bakodesha. Bikureba amateka y'iri shuri na leta ubwitange abanyeshuri ba mbere bakoreshaga, kuko amazi bakoreshaga bavuye kuyavoma ku Kivu. Ibyo kurya baryaga babaga bavuye kubitwara ku mazi, ndetse ibyishwe kanabyihingira. Hari ubutaka bwacu buri hakurya, bamwe mu bwacu ubwabo ubutaka bukomye kuko buri mu mazi hagati na Karwa, kuva ku ntangiriro kujya ku iherezo ryako kari metero 50. Ariko mbere gutangira mu butaka bukomye, Saint Pierre Nkombo nibo bateye ishyamba, bahingaga imyumbati n'ibihingwa bitandukanye. Nkaba nshimira ko ubu bwitange mwagaragaje, izo mbaraga mwatanze, ndetse tujye twicara gatungana gutya nk'abanyeshuri, kandi uwo murage wo gukoresha ubwenge bwanyu, gukoresha imbaraga zanyu muteze urugo rwa Saint Pierre imbere, tuzakomeza kuwusigasira.
nifurije rero ikaze abagezemo hano, ubundi nicyo bambwiye bari gutanga ikaze, mwicare mugubwe neza, nta kintu nza kuvuga, icyo muza kubaza padiri mukora hari aragisubiza, asubiza nimwe yamusenyera irahari, ikaze itaritanze mugubwe neza, hanyuma ibyo baza kudusimanira byose baza kuturyohera. Murakoze. Murakoze cyane. Amashyi nanone nyakubahwa umwe w'Isirayeli hamwe n'iryo jambo ry'ikaze no kutwakirira abashyitsi, utwemerere n'ubundi mu kwishimira ibyiza tumaze kugeraho mu myaka 30. Hari byinshi turaza kuba tugaragaza uyu munsi bibimburirwe n'abana bagiye kwiyereka. Karibu. Sorry, sir. My name is Gakumans. I am the Patrol Commander of today's parade. Our parade consists of 12 students from GSM Nkombo. We are 8 boys and 4 girls. We are asking for the permission to represent our today's parade. Thanks. Thanks, sir. Attention! Parade, be quick march by the center. Quick march. Double hotel. Right turn. 1, 2, 3, 1. Parade, go quick march by the center. Quick march. Left, right. Left, right. Left, right. Left, right. Left, right. Salute to the front. Salute to the front. And salute. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Parade turn right. Parade turn right. Right turn. Salute to the front. Salute to the front. Front salute. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. So. Salute to the front, salute to the front, front salute. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Double hotel. Right turn. 1, 2, 3, 1. About turn. 1, 2, 3, 1. Salute to the front, salute to the front, front salute. Attention! Stand this. Stand this. Parade! 1. Attention! Parade turn right. Parade turn right. Right turn. 1, 2, 3, 1. Parade turn left. Parade turn left. Left turn. 1, 2, 3, 1. Parade turn left. Parade turn left. Left turn. 1, 2, 3, 1. Parade turn about. Parade turn about. About turn. 1, 2, 3, 1. Parade turn right, left, and about. Right, left, and about. Right, left, and about. Right turn. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Turn right, right turn. 1, 2, 3, 1. Parade turn right, right turn. 1, 2, 3, 1. Parade turn left, left turn. 1, 2, 3, 1. Parade go quick march by the center. Parade go quick march by the center. Quick march. Left, right. Left, right. Left, right. Left, right.
Salute to the light. Salute to the light. La salute. Fix. Double hotel. Right now. Right now. Already open match by the center. Quick match. Double hotel. Right now. About now. Already go quick match by the center. Quick match. Platoon Commander Moses.
nyakubahwa padiri uhagarariye amashuri katolike muri diyoseze yacu ya Cyangugu, akaba n'intumwa ya Musenyeri, nyakubahwa padiri mukuru wa paruwasi ya Nkombo, nyakubahwa padiri direteri wa Saint Pierre Nkombo, banyakubahwa ba padiri muteraniye hano, nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge, banyakubahwa bihayimana, banyakubahwa ababyeyi, twishimiye kubana namwe. Mbere y'uko ngira icyo mbabwira, nagira ngo mbanze mbereke delegation turi kumwe kugira ngo muyimenye. Ngiye ufite mikoro, nitwa Mbonawucyakiza Modeste, nkaba n'umuyobozi ubu ngubu wa college ya Nkanka, akaba ari njye wayoboye bwa mbere iyi Saint Pierre duteraniyemo hano. Ku banyeshuri, bari abanyeshuri bize hano, kuba duteraniye muri iki kibuga cya basket ni amateka maremare, ni amateka bashobora kubabwira. Bazi icyo bakuye muri iki kibuga cya basket. Barakizi, niyo mpamvu nkivuza bagahita baseka. Reka mbere ku badamu babiri nicaye hagati. Hari sekreteri wa mbere Uwase Emerance na sekreteri Ingabire Claudine. Abana abasekreteri banjye, umwe Ingabire Claudine yaje asimbura Uwase Emerance. Emerance akaba n'umubyeyi urerera muri iki kigo. Turi kumwe na animatrice wa mbere twabanye nawe hano muri iki kigo, Agnes. Ndi kumwe na doyen, ariko n'inyuma hari n'undi uri kuza, ubwo nawe nahagera turamubereka. Ndi kumwe na doyen, imyaka yose 3 yabaye muri iki kigo, yari doyen, yarize arangiza ari doyen. Kuko His Excellency Perezida wa Repubulika n'uvuga ngo nta usimbura ikipe itsinda, yayoboraga neza ku buryo kumusimbura bitashobokaga. Reka mbonereho umwanya muhe mikoro kugira ngo apresente ingabo yayoboraga icyo gihe. Uhoraho, nyakubahwa padiri mukuru ushinzwe amashuri muri diyoseze ya Cyangugu, banyakubahwa bihayimana, banyakubahwa abayobozi mu nzego zitandukanye za leta, banyakubahwa ababyeyi, banyakubahwa poromosiyo yanjye, ndetse namwe banyakubahwa barumuna bacu, mwese ndabasuhuje. Mpagaze imbere yanyu kubera icyizere umubyeyi wacu yatugiriye na n'ubu akingira. Niyo mpamvu mpaye aka kanya kugira ngo ngire gatoya ku magambo mbabwira. Ntabwo ndi buvuge byinshi kubera umwanya dufite, ariko hano ujya umwana w'imfura kugira ngo barumuna be bazagera ikirenge mu cye, aravunika kuko aba yavutse hari ibidahari. Agomba kuba muri ubwo buzima kugira ngo aharurire inzira barumuna be bazaza. Rero ndatinze, numva ntari buvuge amazina ya buri muntu cyangwa ngo mvuge aho atuye n'aho aturuka kubera igihe dufite, ariko uyu mwanya ndagira ngo mvuge bikeya by'ingirakamaro, ibindi data arabivuga. Twaje kubashimira nk'ababyeyi mwatureze, nubwo icyo gihe mutari muhari, ariko kurera barumuna bacu mukabona bari gutera imbere, hari ibyo bagenda bavumbura tugenda twumva, ni imbaraga zayo. Barabikesha urugero rwiza twabahaye. Twakoze cyane, twatsinze hafi ya twese, ndetse n'utaratsinze nawe
bamuhaye amahirwe yo gusubiramo nawe aratsinda. Ubu turi abagabo n'abagore bakomeye cyane, namwe muratubona aho twicaye, turashima Imana tugashima n'ababyeyi badufashe. Niyo mpamvu bitashiriye aho ngaho, twafashe umwanzuro turavuga tuti reka dusubire ku ivuko, turebe ahandi twavomye uburere, aho twavomye umuco n'urukundo. Uyu munsi wa none twawuhuje n'umutagatifu urugo rwacu twavutsemo rwitunze, ariwe Umutagatifu Byari. Twaje hano kugira ngo twifatanye muri ibyo birori, ariko ntitwaje imbokoboko, twaje tuje kubagabira, twaje tubazaniye amata kugira ngo barumuna bacu barusheho gukura ubwenge ndetse no mu gihagararo. Babyeyi ba nyakubahwa, ntabwo ari ukwizimba ndi imbere yanyu navuga byinshi, ariko mu kanya katarambiranye umutahira wacu araba ari hafi, turabagezaho iryo tungo twabageneye ndetse natwe twigeneye, kuko turacyari abana bo muri urugo. Rero mwatubonye hari abo duhagarariye batabashije kugera aha ngaha, ariko nabo buhoro buhoro muzajya mugenda mubabona. Nyakubahwa Padiri ushinzwe amashuri muri diyoseze ya Cyangugu, aba ni bamwe mu banyeshuri bagize poromosiyo ya mbere, twavuga ko ariyo yashingiweho kugira ngo iki kigo gikomere. Turabashimiye babyeyi kubera ko iyo mutaba ngo mutugire inama, iyo mutaba ngo mudufashe, ntabwo tuba turi twebwe. Murabona ko urebeye kuri abo mafoto turashimishije pe, turashimishije. Tunatere barumuna bacu ishyaka kugira ngo nabo ndetse bazaturenge, bazagere hejuru aho tutageze bazahagera. Ndumva ari hafi kugira ngo agere hano atugezeho iyo nyana y'umushishe izadukamira twese, kuko turi aha ngaha kandi tuzashisha. Babyeyi nimwakire amata ntakave muri urugo. Promosiyo ya mbere mwakoze kugaruka gushimira, nakoze urakoze niba uhora wirahira natwe tuzajya tubirahira igitaramo cy'abahizi. Ayo mafoto muyafate neza kuko bagize kuzirikana yarobanuwe muzende ngo yaratoranyijwe, iri tonda barabibona. Murakoze cyane. Murabona n'amata. Muze gushimira umwana waragiye iriya nka imeze neza. Murakoze cyane. Ni ukuri ngira ngo ntabwo wangabira inka ukomeze ahubwo wajya utakwishira akanyota, bakwicira akanyota hamwe nabo mwazanye, kuko rwose muragushimira. Abasore banjye ntibaregere, hanyuma mutubwire amateka y'urugo turimo, ariko abasore baba batakwicwa icyaka. Nababwira muri make amateka y'ikigo. Iyi septième Nkombo twicayemo ni ikigo gifite amateka maremare. Mu kwezi kwa 9 2023 nibwo septième Nkombo yabayeho. Basabye
twasabye icyo gihe abanyeshuri 125, twasoje igihembwe cya mbere dufite abanyeshuri 25 gusa, kuko umwana yumvaga kuza kwiga ku Nkombo ari ikibazo. Zabaye ngombwa ko mbona i Kigali kujya gushaka abanyeshuri. Wari umuyobozi wari ushinzwe ikigo ubu ngubu twita NESA, icyo gihe ari Conseil National des Examens, yageze aho ngaho aranyinubira, amaze icyo gukora tubura icyo gukora, arambwira ati genda ushake umunyeshuri wese waba arageze mu mwaka wa 6 agakora ikizamini cya leta, uwo nguwo ugenda umwandike aze yige. Abagabo mubona aha ngaha zabaye ngombwa ko nza tujya hirya mu giturage njya kubashakisha. Barangije umwaka dufite abanyeshuri bagera ku 105. Twarabareze turi kumwe na ba Daniel Gitifu Bweye, yahaguruka akabasuhuza. Enyanya iyo niyo terime igezweho ubu ngubu. Twarakoze, abagabo mubona aha ngaha turabarira, turabazamura bagera mu mwaka wa 3, ari abanyeshuri 85. Dukoze abanyeshuri hafi ya bose baratsinze. Icyo gihe bari bakiranginga ibigo, twaje turi ikigo cya 9 ku rwego rw'igihugu. Ikigo na n'ubu ngubu gihiga ibindi muri Rusizi, icyo gihe yari muri Cyangugu, ni Petit Seminaire. Petit Seminaire icyo gihe yaje ari ya 10, twebwe turi aba 9 ku rwego rw'igihugu. Padiri Theogene arabizi, niwe muntu watujyanye bwa mbere, wajyanye abanyeshuri ba hano muri Saint Pierre Nkombo, icyo gihe ari Ecole Secondaire Nkombo, waduherekeje bwa mbere i Kibeho. Twabikuye mu masengesho zose, twabikuraga mu masengesho. Iki kigo kugira ngo kibe ikigo Padiri Directeur yabigarutseho, mwebwe mw'abanyeshuri mwe ubu ngubu murimo hano muri mu bisubizo. Abagabo mubona nibo bonyine bikoreraga inkwi bazikuye ku Kivu, ibiryo nibo bonyine babyikoreraga babikuye ku Kivu. Amazi ubu ngubu murabona amazi ari mu kigo, amazi nibo bonyine bajyaga kuyishakira ku Kivu yo gutekesha, nibo bayivomeraga, kumesa bakajya no kumesera ku Kivu. Mwebwe ubu ngubu ikibazo mufite ni uko wabarekura ngo mujye ku Kivu kwivomera amazi, mwahinduka inturo, ntabwo mwagaruka mukiri abanyeshuri. Ariko bo baragendaga bakajya kumesera ku Kivu, bakajya kwivomera amazi yo guteka zose. Aba mubona aba bagabo bivuge wenda na Gitifu w'umurenge, muzabikurikirane na Padiri mukuru na Padiri Directeur. Imboga twaryaga muri iki kigo twajyaga kuzihinga aho bita mu Gisunyu. Gitifu nahagera azareba isambu ihera ku baturage, na n'ubu nta kintu na kimwe cyakorerwa kubera ko ni isambu y'ikigo. N'abaturage ba hano ku Nkombo barabizi ko iyo sambu ari y'ikigo, bari barayikebeye ikigo. Amasho twaryaga hano twayahingaga aho bita mu Gisunyu kitwa Bweramata. Iyo mwanyuze muri Pota kugarwa murakabona ibiti biriho, ni ibiti byacu twateye. Ndasaba Padiri Directeur ko ivyo biti muzavugana n'umurenge Kamembe, ivyo biti byo twagiye tubura inkwi mu kigo, kandi ivyo bitari twe twabiteye, nitwe twabiteye. Iki kigo ni ikigo cyaturuhishe, ariko mu kuturusha ari umubyeyi wadufashije muri urwo rugendo rwose. Yaratabarutse, aho ari Imana imuhe iruhuko ridashira.
guha Saint Pierre Nkombo kugira ngo iki kigo kijye gihora kimuzirikana, kijye kimenya ko ari we wadufashije muri uru rugendo. Padiri Modeste, nyakwigendera Padiri Modeste, aho ari Imana imwiruko ridashira ikomeze imwiyereke iteka. Iyi foto izaba urwibutso ruhoraho, muzamenye ko Saint Pierre Nkombo yashinzwe na Padiri Modeste. Yaratabarutse ariko ibikorwa by'umuntu bihora byivugira, ubu ariho kubera ibikorwa bye. Nyakubahwa Padiri Mukuru, nyakubahwa Padiri Diregiteri ba nyakubahwa muteraniye hano, tutaza kwizimba mu magambo, mureke duhagarikira aho ngaho. Igikorwa nyamukuru cyari cyo kuza kwereka aba barumuna bacu, abarezi barikorera muri iki kigo, ko tukiri kumwe nabo. Turacyari abayobozi b'iki kigo, turacyari abarezi b'iki kigo, abagabo bahize baracyari abanyeshuri hano, kandi no kugira ngo twereke abarumuna bacu bari hano urugero rwiza. Ejo Perezida wa Repubulika yaravuze ngo wajya uzirikana nde uwagusezeranije kuzaguhiga cyangwa uwaguhaye inka. Ikigo cyaratugabiye, izo cyatugabiye nizo dukuyemo iriya kibamba, nizo dukuyemo iriya nyana y'umushishi, kugira ngo mujye munywa amata namwe muzashishe kuko natwe twashishe. Imana ikomeze ibahe umugisha, Imana ikomeze ihorane natwe iteka ryose. Murakoze. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Bose babe, bose babe. Nyakubahwa Padiri ushinzwe amashuri gatolika muri diyosezi ya Cyangugu, nyakubahwa Padiri Mukuru wa Paruwasi ya Muhango, nyakubahwa Padiri ushinzwe groupe scolaire Saint Pierre, communauté de Saint Pierre Apôtre, tunejejwe no kuba duhagaze ahangaha. Yewe nitwa Isingisimana Eugene, aba nitubaye wa communauté de Saint Pierre Apôtre mu Rwanda. Communauté de Saint Pierre Apôtre ni communauté nk'uko mubyumva yisuze Mutagatifu Petero intumwa, ni communauté ifite devise ivuga ngo bose babe umwe dawe. Communauté rero de Saint Pierre Apôtre imaze imyaka 25. Twagize amahirwe rero yuko ikorera muri diyosezi zose z'u Rwanda ndetse no ku isi yose. Ubu ngubu mu madiyosezi yose y'u Rwanda communauté de Saint Pierre Apôtre irahari, ikaba ifite ubutumwa bwo gufasha cyane cyane abantu tuvuga ngo bize cyangwa se baba intellectuel, kuko byaragaragaye yuko abantu baba intellectuel bamaze kwiga bakomeza kuzamuka, uko bazamuka bakagenda bibagirwa Imana. Kristo Yesu akuzwe. Kandi ibyo Imana iba yatanze umugisha, ariko ikigaragara ni uko iyo uko abantu bagenda bakomera ariko bagenda barushaho gutera Imana umugongo. Tukaba rero communauté de Saint Pierre Apôtre ifasha abantu tuvuga ko bize kugira ngo bazamuke, uko bazamuka ariko bazamuke bakunda gusingiza, bakunda gukuza Imana. Muri urwo rwego twagize amahirwe y'uko natwe ubwo twakomangaga ahangaha muri kino kigo mwaduhaye ikaze, turabibashimira. Hari abavandimwe rero bumvise iryo jwi, nagira ngo nsabe abakominote de Saint Pierre Apôtre aho bari hose bahaguruke biyereke abavandimwe bari ahangaha. Aho bari hose mwahaguruka
ari abasezeranye, abogejwe ibirenge, abatari bozwa, mwese muhaguruke musuhuze abavandimwe. Abakominote dusengera apotre aho bari hose. Bari mu mirimo ariko bari bose bahaguruke, abatari mu mirimo bose bahaguruke. Yego, murakoze cyane. Murakoze, mwicare. Natwe twaje muri urwo rwego rwo kwizihiza yubile y'imyaka 25 imaze ishinzwe. Ikominote yashinzwe n'umunyarwanda kandi w'umurayiki, ubu ngubu ikaba imaze no kugera ku rwego rw'abihaye Imana. Bivuze yuko ikominote ikomeza gufasha abantu mu kwitagatifuza. Intego zacu ni 3. Kristo zakuzwe zifite intego 3: kwitagatifuza, gutagatifuzanya no gutagatifuza isi. Umukristo mwiza rero avamo umunyarwanda mwiza, umunyarwanda mwiza akaba n'umukristo mwiza. Niyo mpamvu rero natwe uyu munsi twaje kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 mu rwego rw'urubyiruko. Mu rwego rw'igihugu tuzaziyizihiza ukwezi kwa munani ku itariki ya 11 muri diyoseze ya Kabgayi. Tukaba tuboneyeho n'umwanya wo kubatumira kugira ngo muri abo muzabe twifatanye n'ibyo byishimo. Padiri igeze kubaza abanyeshuri abaza ngo ni iki mwaba muzi kuri Petero. Petero icya mbere cye yari umunyantege nkeya, ariko akagaragarizwamo impuhwe z'Imana. Imana Yezu Kristo wakumije yihakanye Yezu Kristo inshuro 3, ariko Nyagasani Yezu akomeza kumukurikirana kugeza aho amubwiye ngo Petero, kandi tuzubakaho kiliziya yanjye, kandi n'ububasha bw'ikuzimu ntibuzagira gute, ntibuzayitsinda. Bivuze ko rero natwe n'abakristu uko turi kose turi abanyantege nkeya, turagwa tugatsindwa, ariko impuhwe z'Imana zikakomeza zikatureshya. Twakomeza rero dukomeze natwe twisunge Mutagatifu Petero, tumwisunge twumva ko turi abanyambaraga nkeya, ariko impuhwe z'Imana zikaba zikomeza kutureshya. Icyo twabifuriza rero, dukomeze turyoherwe n'uyu munsi mwiza uteguye neza, dukomeze turyoherwe n'ibyo byishimo bya Mutagatifu Petero intumwa na Mutagatifu Pawulo. Kristo Yezu akuzwe. Rero muri kominote de Saint-Pierre Apotre bafite imbyino n'umuvugo batambuka bakawutugezaho kugira ngo dukomeze twizihirwe n'ibyo byishimo. Komeza nubake kuri Yesu gusa, ugahandi hose ari umusenyi gusa. Urubyiruko mwubake kuri Yesu gusa, ugahandi hose ari umusenyi gusa. Komeza nubake kuri Yesu gusa, ugahandi hose ari umusenyi gusa. Kuko muraha mwubake kuri Yesu gusa, kandi ari umusenyi gusa. Komeza nubake kuri Yesu gusa, ugahandi hose ari umusenyi gusa.
bakugarukire reka abana bawe nyagasani bagaruke kugusingiza reka nterere mvuga ibigwi by'icyo cyegera cy'abamarika abakosheje bose twiyambaza tukababarira ni igihangange mu gusaba ku mana uwamwiyambashe wese arasubizwa petero mutagatifu werembo rigana bose ukaba umugongo mugari ubaheka n'inkingi ya mwamba mu kwamamaza ukwemera guhamya gendo rindacika mu gucungura icyizere cy'abihebye wempuwe z'igisagirane zivomwa na buri wese ababi n'abe bose bakazivoma bakazahuriraho kwamamaza iyo nkuru nziza y'ukuri umumanukira kurengera no gutabara genda petero uri intumwa uraganje petero intumwa aturahore witeguye gusubiza uzakubaza ibibazo byerekeranye no kwemera kwawe kandi gutagatifuzanya no gutagatifuza isi yose bigire mu kwemera n'uhoraho umutagatifu n'ingabire ze zose nibyo koko nta byiza nko kwibera mu mana igihe yaza guhaye ububasha bwo gukiza no kunesha babibonye batera hejuru ngo ni mu mubambe maze muri kwa kwiyoroshya kwawe uti mumbambe muncuritse kuko nyagasani atumvije ububasha twasanga nde wundi nyagasani atari wowe uduhamagarira abarobyi b'abantu na roho mutagatifu ngo atuyobore mu byo dukora byose maze ubukungu n'ubutungane bigasakara mu kwiyambaza bose reka mfundikire ipfundo ry'ibigwi bya petero wowe bivuga bwakira bugacya yari umusizi wahanzwe na rurema nsigasizwa n'abakurambere ba mbere sigwa n'umubyeyi wambyaye ari we wambyaye rwitema yari muta muri za mizi